turabasuhuje mwese abakurikiye Evangelize Le Monde TV. Turizera ko mumeze neza, Imana ibahe umugisha kandi kubwo ibitekerezo mukomeza gutanga no gukora subscribe buri munsi. Natwe duhora dufite intego yo kubagezaho ubutumwa bwiza ndetse n'ibindi bintu byose bishobora gutuma umugenzi akomera mu rugendo rujya mu ijuru. Uyu munsi rero twongeye kubaha ikaze kuri Evangelize Le Monde. Turi kumwe na mwene data Harerimana Felix. Ndagushuhuje, mukomere cyane. Yego mukomere. Yego, Imana ibahe umugisha. Amen. Ushobora kwibaza ngo ese kuki noneho yaje kuri Evangelize Le Monde? Ni impamvu irenze imwe. Impamvu ya mbere ni uko mu by'ukuri nk'uko mwagiye mubibona ahantu hatandukanye ku mbuga zitandukanye cyangwa se nk'uko abandi mwagiye mubyumva, Felix yagize ibyago abura umubyeyi wiwe Pasiteri Canisius wakunze kugaragara hano kuri Evangelize Le Monde adusobanurira cyane cyane ku bijyanye n'igitabo cy'umugenzi, aho twagiye dukura ubumenyi bwinshi, twagiye tubyumva birushijeho. Tukaba turi hano rero nka Evangelize Le Monde kugira ngo d'abord tumukomeze, tumubwire ngo ihangane. Ntekereza ko ikintu twakubwira ni kimwe muri iyi si, niko bigenda. Imana ikunda gusarura. Ni umubyeyi wawe ariko yari n'umwana w'Imana, bisobanura ngo ni umwana usanze umubyeyi. Nawe igihe nikigera natwe twese niko bizagenda. Ubwo rero mu by'ukuri tukaba tumubwiye ngo yihangane, kandi Evangelize Le Monde yifatanyije n'abandi bantu bose bakunda Kristo ndetse n'abantu bajya bakurikira ibiganiro byose kwihanganisha umuryango wa Harerimana Felix ndetse n'itorero muri rusange, kuko tubuze umuntu w'ingenzi, umuntu wari udufitiye umumaro munini cyane. Muri kano kanya rero ntatinze, nagira ngo ndabizi ntabwo biba byoroshye, ni ibintu biba bikomeye, ariko kandi mu by'ukuri nagira ngo muri uyu mwanya mbashe muri wo gukomeza ndetse no kumva amarangamutima ya mwene data. Musuhuze kandi muhe ikaze kuri Evangelize Le Monde. Noneho ari buze no kutunyuriramo atubwire uko yakiriye urupfu rw'umubyeyi we, kubera yuko Bibiliya itubwira ngo ngaho byose dushime, ishimwe bimusigiye, icyigisho bimusigiye, cyangwa se ubuhamya yamutangira n'urugero rwiza azakurikiza kugira ngo arusheho kugenda amwigiraho. Natinze rero nagira ngo dufatanye twese nk'umuryango wa Evangelize Le Monde tumubwire ngo condoléances, kandi Imana ikomeze gukomeza we n'umuryango wawe. Hanyuma rero ntabwo wenda navuga ko ari ikibazo, ariko nawe ntekereza ko amakuru wamenye uyu munsi nkatwe. D'abord natangira, ni umubyeyi wakureze, umubyeyi wakubyaye, ndetse ntekereza ko atari iby'umubiri gusa, yanakubyaye mu buryo bw'umwuka, kubera yuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nzi kwizera kwabaga muri nyogokuru wawe Loyisi kutaryarya, nako kwabaye muri mama wa Eunike, kandi nawe ariko kukurimo uyu munsi. Ariko twakunze tugenda tukubona ugenda uhirimbana kugira ngo umurimo w'Imana ugende. Mbere ya byose, Felix Harerimana, ni gute wakiriye kumva ko papa wawe wakubyaye, wari umubyeyi w'itorero, wakubyaje ubutumwa bwiza, kumva urupfu rwe wabyakiriye ute? Nagira ngo udusangize ayo marangamutima mbere yo gukomeza. Imana iduhe umugisha. Murakoze cyane Eric, ndetse n'abazakurikira iki kiganiro cyangwa abagiye kudukurikira kuri Evangelize Le Monde. Turabashimiye cyane kandi namwe mwihangane, kuko ndabizi ko kuri uyu muryango wa Evangelize Le Monde mfiteho inshuti nyinshi, nazo zimeze nyine nk'umuryango. Ibyago si ibyanjye gusa, nubwo ari umubyeyi nyine mu buryo bw'amaraso, ariko nzi ko yari umubyeyi w'abantu benshi. Nimvuga benshi wumve benshi, haba mu Rwanda haba no mu mahanga. Wenda kubisobanura nahera ejo nijoro urabizi kuri Evangelize Le Monde hariho tumaze igihe dutangiye gahunda yo gusoma Bibiliya, kubera ko dufite intego yo kuzayisoma uyu mwaka wose ukazashira tuyirangije. None ejo twarangije igitabo cyo Kuva, numva hari inkuru, wenda abantu babonye iyo video, ariko ejo narongeye ndaya uploadinga,
numva hari inkuru muzehe papa yigeze yigisha ubwo yazaga inaha, inkuru yigishirije iriyo ari gusobanura ibijyanye n'umwambaro w'abatambyi bambaraga n'icyo byari bisobanuye. No dusanga tubihuza n'inkuru tumaze iminsi dusoma zo mu gitabo cyo kuva, wenda abari bugeho mbere y'iyi video. Iyo video barayibonaho uko abisobanura, ariko nkumva ni nk'ikintu kiri kumpusa kujya gushakisha mu ma location y'ama video twagiye dukora cyangwa muri stock, kujya gushakamo iyo video ya papa ya muzehe ngo nongere nyipuburiye. Ariko nkumva ni ibintu bidasanzwe. Hari igihe ukora ikintu, hari igihe ukora akazi kawe ka buri munsi wumva nyine ari inshingano, ariko hari n'igihe ugakora wumva bikarenga n'inshingano, ahubwo kumva nawe ubwawe ni nk'ikintu kiri kugusunika ati shaka video ya papa wawe, shaka video ya muzehe uyishyireho. Nayishyizeho mu gitondo, maze kuyishyiraho mfata imodoka nshyiramo gitari, nshyiramo ibikoresho byose, ngo ngiye mu murima w'Imana ku rusengero. Ndi kugenda rero nenda kugerayo, nibwo Petit Frere yampamagaye nko mu masaha 3:30, arampamagara arambwira ati inkuru ngiye kubwira nubwo ibabaje, ihangana umere nk'umuntu w'umugabo nyikubwire ko natwe kuyakira byanze, atariko ndagira nkubwire ko muzehe yapfuye. Muzehe yatabarutse. Ndanamubwira nabi cyane ati kuko akenshi hari igihe akunda kublaga, noneho nawe atariko izo blague zawe wagiye uzigabanya. Nukuko numvi en fait kubera iki kuwa kane twari kumwe turimo tuvugana, ambwira ko hateguwe igiterane gikomeye cyane kizaba kirimo abaregionali, abayobozi b'itorero Igisenyi Rubavu, ko kandi nawe bamutumiyemo nk'umwigisha, ndetse ko azajyana na regionali Aimable ubarizwa nyine Igihundwe. Ubwo rero ambwira ko nta kibazo na kimwe afite, ari muzima, nta kibazo rwose na gitoya afite. Icyantunguye rero nuko numvise témoignage, ubuhamya bw'ibyabaye ejo i Rubavu, ko yigishije kandi ngo ibintu bikagenda neza rwose. Babizi ko ari umuntu wakunda kuririmba indirimbo n'ubundi zikora ku marangamutima y'iby'ijuru, zo gukumbuza abantu ijuru. Ejo rero nyine ajya kuryama nk'uko bisanzwe muri chambre bari bamuteguriye muri centre d'accueil y'i Rubavu. Rero mu gitondo barakomanga ngo aze afate petit déjeuner, breakfast. Noneho baramubura, nibwo bagendaga muri chambre ye barakomanga, baramubura n'ubundi habura umuntu buja. Noneho bahamagara inzego z'umutekano, polisi iraza icurugi, isanga ngo umusaza yari arimo yandika muri agenda na Bibiliya ye imuri ruhande, yari arimo asoma, ariko ngo basanga umuntu yasinziriye yashizemo umwuka. Nayo makuru rero y'urupfu rwa papa Pasteur Canisius twamenye muri iki gitondo nk'uko namwe mwese nyine mwayamenye. Ariko wambaje ngo amarangamutima yawe, amarangamutima yanjye ya mbere nuko urupfu rwose abusanze, kuko maze imyaka myinshi ndaha, numvaga ndi kugambirira ko mu mpera z'uyu mwaka nzajyayo tukongera tukicarana n'umusaza tukaganira, kuko nanjye navugaga nti on sait jamais icyambaho cyangwa icyamubaho cyangwa icyaba kuri umwe wese muri famille. Ndahanti on sait jamais ngomba kujyayo tukongera tukaganira turi kumwe vis-à-vis. Cyokora nabwo kasurajoma gato nagize nuko byibuze atabarutse aho ngereye hano i Burayi, aho mpaze imyaka hafi 8, byibuze yarabashije kuza hano byibuze kabiri tukicarana tukaganira. Cyokora sinarinzi ko ari kunsezeraho. Rero andi marangamutima ya kabiri, ikintu nize kandi gikomeye kigiye gutuma ndushaho gukaza umurego wo gukorera Imana, ni urupfu rw'abakiranutsi. Impamvu mbivuga ni muzehe yakoreye Imana. Si bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yapfuye ngo bamuvugaho imirimo myiza cyangwa ubuhamya bwiza. Ngenzi muzehe umurenganya
ushaka kumujyana mu nkiko ko wenda abakozi bari bari kudukorera barengereye bakataka ahandi wenda urabizi ibirya byo mu giturage ibyo konesha cyangwa ngo umuntu ngo yakurengereye iyo washaka kumujyana mu nkiko ariko akabimenya mbere yarakubwiraga ngo tera intambwe utware donc ukureho hahandi uri kuvuga bakurengereye unakureho n'ahandi ushaka. Yari wa muntu washoboraga gushaka kuburanya nk'imwe ni urugero akaguhiya kabiri kugira ngo urubanza ruhagarara. Noneho ikindi ntazibagirwa kuri muzehe aho menye y'ubwenge kurya umwana batangiye kumwadoresa agahungu gakuru akenshi iyo nakoraga ikosa cyangwa hari ikintu kitagenda neza ashaka kumbwira yampaga randevu nk'uko ayiha abakristo akanjyana mu biro tukicarana akambwira amakosa yanjye ibi n'ibi akananyereka umurongo muri Bibiliya uvuguruza ibyo nakoze. Reka nguhe urugero ikintu yigeze ambwira kiranantangaza. Urabona twakuriye mu muryango w'abakristo mu kandi ahantu wenda navuga mu giturage ariko naho tugereye mu migi nkajya mbona abandi bana tungana nkumva ngo bagiye kurara babyina n'urugero muri za discothèque noneho atari konje wazajyayo nubwo ntanabyina cyangwa ndarekeza cyangwa ngwi inzoga ariko basi nkareba ibintu bikorerwayo. Umunsi umwe mbaza iki kibazo muzehe nawe atari ko muzehe ko umuntu agiye muri discothèque mu discothèque ni amazu y'urubyiniro noneho ndamubaza ati nk'ubu wazajyayo ntagiye kubyina ntagiye no kunywa inzoga nta n'ikintu ngiye gukora ngiye gusa kureba ibikorerwayo nkagenda nkiyicarira nkareba uburyo haba hanameze numva mfite curiosity hari icyaha naba nkoze ambwira ijambo ntazibagirwa ryankoze ku mutima riri mu Baroma wenda ndaza gushaka uwo murongo ndawubashyiriraho munsi cyangwa mu Bakorinto rivuga ngo mwirinde ngo kugira ngo uko gukomera kwanyu kutabera abadakomeye igisitaza ngo kuko wowe umuntu nakubona ukomeye wahangariye kurira mu nzu itekererwamo ibigirwamana ngo uza kubona udakomeye nakubona usohotsemo we ntazakeka ko nawe utariye ibyatekereje ibigirwamana ngo wazahangara no kubiriramo ngo icyo gihe gukomera kwawe kube guhindutse abadakomeye igisitaza barimburwe no gukomera kwawe kabone nubwo we nta cyaha wakoze ariko Imana izakubaza ko ugukomera kwawe utabashije kukugarira ku buryo kutabera abadakomeye igisitaza. Iryo ni ijambo rya mbere mu magambo yambwiye ntazibagirwa. Icya kabiri dore ndaha mu myaka maze ndi imbere y'Imana kuva navuka nimba kuva navuka wibaze ko ari ukuva nyine navuka mu buzima bwanjye imyaka mfite papa na mama sinari nabona hagati yabo muri bo hagati ya papa na mama sindigera umunsi n'umwe mbona hari umuntu wabwiye undi ngo toka nicyo gitutsi wenda cyoroshye toka abantu benshi toka donc sinabona bagiranye akaritije ku buryo hari n'uhangara kubwira undi ngo toka. Mwene data ibintu navuga kuri muzehe ni byinshi akandi gashya yigeze nkorera twigeze tujyana mu materaniro muherekeje mu nzu y'Imana donc kurya umwana aherekeza umubyeyi mu ivugabutumwa tuhageze ari kwivuga aravuga ngo hari n'undi mwene data twazanye ngo nawe nahaguruka basuhuze mbanza kugira ngo sinjye ariko twari twaje turi babiri baravuga ati erega ni wowe Felix ndi kuvuga noneho birantungura noneho tugeze dusohotse arambwira ngo ndamubaza ngo kuki wanyise mwene so kandi ndi umuhungu wawe ati arambwira ngo mu buryo bw'umubiri uri umuhungu wanjye ngo ariko mu buryo bw'umwuka Imana ikoreba nka Felix nanjye ndeba nka Kaneziyo atuburi mwene data inshingano nge nagomba gukora kugira ngo byaje ubutumwa ubu mwene data narazikoze hasigaye wowe kurinda ibyo nakwigishije n'umuhamagaro wa Kristo ngiye ibyo nagomba gukora narabikoze ubu rero mu buryo bw'umwuka uri mwene data numva ibyo bintu birantunguye cyane. Irindi jambo duheruka kuvugana bwa nyuma ndaha mu Bufaransa yarampamagaye turaganira cyane arambwira urabona dufite inshingano twebwe zo gufasha ababyeyi bacu ntabwo umubyeyi yaburara ufite ubushobozi n'urugero ntiyabura hacumbika ufite ubushobozi n'urugero ibyo ni inshingano
ni inshingano. Noneho we umva ikintu heruka kumbwira, yarambwiye ngo Feri, ndabizi umutima ugira ngo ugira umutima wo gukunda twebwe ndavura ababyeyi no gukunda abavandimwe bawe, ngo ndetse rimwe na rimwe ngo nuko ubura n'icyo bafashisha kuko nawe ubushobozi bwabaye limite, ngo ariko nge noneho ngo nushaka uhagarike kumfasha. Tambo tikubera ati dore impano uzampa, niko yambwiye, impano uzampa ikanshimisha nubwo napfa tukazahurira mu ijuru, nuko uzanyubahira Imana. Rwose nta gihe kinini cyane gishize bimbwiye ati impano wampa ubu iruta amafaranga wampa, iruta ko wanyubakira amazu. Ati nushaka inkungu zihagarike, ntuzongere no kumfasha no kunyohereza n'ikarita ya telefone, ariko numve njya numva amakuru ko wakomeje kunyubahira Imana. Wow, ti nibyo ko wakomeje kubaha Imana, utanga icya-10 aho kugira ngo uzamfa. Aheruka ko yarambwiye ngo aho kugira ngo uzamfashisha amayero wagombaga gutanga mu icya-10 ujye ugitanga, ahubwo usenge Imana uyibwire ko wabuze icyo mfashisha kubera watanze icya-10 n'amaturo mu nzu y'Imana. Ejo utazitwaza ngo mwami sinajyaga ngitanga, sinatangaga n'amaturo mu nzu yawe, sinafashaga abakene kubera nitaga ku muryango. Ati ngenda kubohoye, nunyubahira Imana ibyo bizaba bihagije. Yego, ibyo bintu byahoze mu marangamutima kandi ntagiye mu ijuru kubera imbuto muzehe yanyereye ko nzamusangeyo. Kwaba ari ukwigorgeka kwanjye, sinaba nzize ko ntari mfite poroduwi zose ababyeyi bampaye kugira ngo nditahe. Muzehe natahe, naritahe. Yatangiriye mu ivugabutumwa muzi akorera Imana kera, none n'ubundi Imana ishimye kumuhamagarira mu ivugabutumwa mu murimo wayo. Ntabwo yararwaye, ntiyaragize ate, ejo yiriwe yigisha, nimugoroba agiye kuryama Imana iramucyura. Rero nuko we apfuye mu mubiri, ariko ubundi umuntu yamukompara nk'abagiye nk'abayiri. Donc iramuhamaga ni umwuka gusa uvuye muri iyi nzu y'umubiri, ariko ubundi mu buryo bw'ibyo dusoma muri Bibiliya ntaho bitandukaniye n'abandi Imana agiye icyura batariwe n'umubiri, batababaye, batari barwaye ngo wenda abe yaratugoye yaratuvuniye twarazanye i Burayi kumuvuza bikanga, nta kibazo yari afite. Ibyo byose nkubwiye bibiri mu marangamutima yanjye nibyo byanteye kuba utabona haririra riri gutonyanga, ahubwo icyifuzo mfite nicyo kuvuga ngo Mana nanjye uzamperezo ryiza ryo kuzapfa nk'abakiranutsi. Murakoze cyane. Yego, urakoze kandi ukoze nk'umuntu koko. Nayendaga kugira nkubaza isomo bigusigiye cyangwa se ukatubwira papa wawe nka papa wawe, ndetse nka papa wawe nk'umubyeyi w'itorero umuvugabutumwa, ariko mu magambo numvise ibyo wagiye uvuga, niba bakurikiye nk'uko nakurikiye ugiye ukora muri ibyo byiciro, ubwo wagiye uvuga papa wawe nk'uko mwagiye mubana, uko yabanye na mama wawe, uko yabanye no mu itorero, kuko umuntu uko yaguperezida uko yagufataga, ndetse unavuga uko urugendo rwe rwarangiye n'ibyiringiro bigusigiye. None mu gisigaye kandi ndongeye ndavuze ngo abantu bamukundaga, ababyeyi, abo yabwirije ubutumwa bwiza, namwe mukomere, kubera yuko muri iyi si iwacu natwe tuzagenda, kandi Bibiliya itubwira ko imirimo igenda imukurikiye. Noneho Felix, mu by'ukuri muvandimwe, ni reka dusoze nkubaza iki ngiki, cyangwa se nifuza kuri iki, kuko ufite ubuhamya bunini bw'umubyeyi wawe, nikiza ko n'ikindi gihe uzicara ukabitubwira neza umaze gutuza. Ariko muri iki gihe ukurikije kuri urupfu rubaye rutunguranye, ukurikije ibyo abantu twari tumutegerejeho, ni iki wabwira? Ubwo ngiye kuvuga ngo uhagarare muri ishusho, nubwo nzi ko nawe babaye, ariko uhumurize itorero yayoboye, abakristo yayoboye, abavandimwe, barumuna bawe cyangwa se bashiki bawe badafite imbaraga nk'izo ufite muri uyu mwanya, kuko ntago abantu bagira imitekerereze imwe. Ni iki wababwira ukurikije tugendeye ku rupfu rw'umukozi w'Imana nawe papa wawe
Pasiteri Canisius. Ikintu nabwira itorero, nabwira n'umuryango wanjye, abari kure n'abari hafi, ikintu nabwira itorero ni kimwe, ni uko twese tuzataha. Imana yahangaye gucyura Aburahamu ngo ibitaramusize tube tumureba. Imana igahangara gucyura Pawulo ngo abataramaze byibuze n'amasiyekere nk'5 tube tunamusura tumubwira ati Pawulo sha wabaye intwari, niwe watugejejeho ibintu wiboneye kuri Kristo. Imana igahitamo gucyura ba Petero. Imana ahangaye gucyura Mose. Uzi n'ibintu yakoze n'uburyo Abisiraheli bamugoye atanabagejejeyo. Mukeka ko Imana nyine iyo igihe cyawe kigeze itagu twese twifuze kuzapfa urupfu rw'abakiranutsi. Kubera iki? Akandi urundi rugero, ubundi Imana yacu iravuga, Imana dusenga iravuga. Rero muzehe yaruwo gutaha, kuko sinzi abantu bazumva ibyigisho bye yagiye yigisha muri iyi myaka nk'ibiri ishize, n'indirimbo yaririmbye ni ukangurira abantu ijuru. Noneho ikindi nababwira ni uko koko tubuze umuntu w'intwari, tubuze umubyeyi. Najya mvuga ko ari inzu y'ibitabo, na n'ubu yari afite amajenda angana atya y'ibintu yari yaranditse ngo ngomba kubwira itorero, ngo kandi ngo akabibabwira vuba, ngo kuko impanda itaravuga, ngo ariko n'urupfu rwaza. Noneho ikintu navuga ni uko tugiye gushakisha muri ayo majenda yagiye yandika ibintu byose yanditse yarasize atavuze, twe tukabikomerezaho. Nubwo tutageza nkahe, basi tugahera ku byo yanditse natwe tukabivuga wenda tubisoma, ariko tugasenga n'Imana ikaduha n'ubwenge. Kandi ikindi ni uko adasize inyanda mu murimo w'Imana. Yadutoje neza, asize twese abenshi turi abakozi b'Imana, nako twese nta kigwari cy'umuvandimwe tugira cyangwa inyanda mu by'umurimo w'Imana. Twese n'ubundi turi mu murimo w'Imana. Rero ahubwo icyifuzo nyamukuru kuri nge ni ukuvuga ngo Mana, basi uzampe gutera intambwe yo kuba nagera ikirenge muke, kugira ngo nanjye nzagira ibikorwa nkora muri iyi si by'ivugabutumwa cyangwa by'umurimo w'Imana, bizasigara bivugwa ati Felix nubwo agiye hari umusanzu ukomeye atanze mu byo kubaka imitima y'abantu. Rero ni wenda nicyo nababwira, ariko tuzi ko Imana izadushoboza kugira ngo tukomeze ikivi yari afite mu ivugabutumwa mu murimo w'Imana, natwe dushoboze kugira ngo tugikomerezeho gutyo, natwe ejo tugisigira abandi, tugisigira abacu, gutyo niko itorero rigenda rivuka. Kandi agiye nta dena adufite, nta dena adufite. Ibyo yagombaga kutubwira byose yarabitubwiye. Mu mwaka ushize yakoze umwirondoro we wose, igihe yavukiye, tariki yavukiyeho, aho yavukiye. Noneho ibyo abyikorera, anabikorera mama, anabikorera buri mwana, kugira ngo ejo tutazagira ikibazo ngo atagihari. Kandi pe ibyo ntitwabyitagaho, kuko base none se kereka madamu wanjye niwe bambwiye ati ariko ibintu muze ari gukora ntacyo ubibonamo. Ariko ndavuga ati no, ati nyine ati ari gutekereza nk'abantu bakuru, nyine ejo hagize icyaba tugashaka umwirondoro w'umuntu runaka tukawubura, ati nta mpamvu ari kubidukorera. Ariko ntawatekerezaga ko Imana yamutwara mu bantu twumvaga bagomba gutaha rwose vuba. Nyine twumvaga atarimo mugani, ko ibyo nta n'ubyifuza. Ariko ndumva ari icyo nasubiza ku kibazo wari umbajije. Urakoze. Reka twe kugumana umwanya munini, ko ndabizi ko muri ibi bihe hari n'abantu benshi bagukeneye, natwe twese turimo. Tuzagaruka tuvuge ubuhamya bwe, kubera yuko Bibiliya itubwira ngo twigire ku batubanjirije, twigane ingeso zabo. Hari ibyo utavuze ndabizi, nanjye hari ibyo navuga kuko ndamuzi, ariko uyu munsi nifuza ko ari uvugisha abakurikira Evangelisation Le Monde by'umwihariko, kuko bagiye bamukurikira igihe kinini hano, ariko batazongera kumukurikira, yenda bazajya bamukurikira ibyabanje, ariko nta bishya babona. Kandi mukomeze kwihangana, nawe ukomeze kwihangana, ubundi namwe
mugire ibihe byiza. amen. Hanyuma bakunzi ba Evangelize Le Monde, ndabizi muri umuryango ukomeye, haramutse hari uwifuza kuba yatanga ubufasha cyangwa se guhumuriza abo asize, uko asize umuryango munini mugari, turaza gusiga nimero y'abavandimwe hano munsi, hanyuma mwe mwabahamagara mu bahumurize, wumva hari ikindi kintu yabafasha nabwo ni karibu, kuko umuco wacu ni kumeze. Imana ibaha umugisha, murakoze. Amen. Bitewe rero ni inkuru mwumvise y'urupfu rw'umubyeyi wa Felix, ari nayo muyobozi wa Evangelize Le Monde, twagira ngo tubamenyeshe yuko ibiganiro mwahoraga mubona buri munsi bibaye bihagaze, ubwo muzongera mumenyeshwa umunsi bizongera gusubukurwa. Mukomere kandi mukomeze mufate mu mugongo uyu muryango wagize ibyago. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.